Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo rwa ZAVY na LYiNDA igice cya 12. Duherukana ubwo ZAVY na Annette bari mu modoka bagiye gushaka Kamariza. Ubwo bageze mu nzira, bari mu modoka bahita babona hirya LYiNDA arimo guturuka imbere yirukanka asa nk'umuntu ufite ikintu ari guhunga. Nuko ZAVY ahita aparika hafi ye maze ava mu modoka. Aramuhamagara ati Kamari. LYiNDA ahita aza akamuhobera arimo kurira cyane ubona yuko afite ubwoba bwishi. Maze ati ZAVY, bashaka kumfata ku ngufu, barankurikiye ntago bari bundeke. ZAVY ati bande se ko nta bantu ndi kubona. LYiNDA ati bashaka kumfata ku ngufu. Ubwo Annette nawe asohoka mu modoka maze ati bigenze gute se Kamari? LYiNDA ati hari abagabo bashaka kumfata ku ngufu. Annette ati wirira rero, ndabona bagiye kandi rwose ntiwongere kugira ubwoba njye na ZAVY turahari. ZAVY ahita amubwira ati reka tujye mu modoka, maze bahita binjira. Nuko ZAVY ati nese abantu bashaka kugufata ku ngufu ni bandi? LYiNDA ati ntago mbazi, nyine narindi mu nzira ngiye kujya mu rugo, ubwo tuhita duhura bashaka ko tujyana ndanga, maze bahita banjyana ku gahato. Nuko umwe atangira kuzajya nkorakoraho, mpita numva hari undi muntu w'umukobwa ubahamagaye arababwira ngo bankorere icyo bashaka, ngo ariko bikaba byiza ari uko bamfashe ku ngufu. Ubwo nyine mpita nshaka uko mbacika, maze bahita bakomeza kunyirukankana. Annette ati reka kugira ubwoba rero, ntabahari bagiye, nta n'icyakubaho turi kumwe humura, ahubwo reka dutahe dore buranije. Ubwo LYiNDA ati nimundeke nigendere ntago njyana namwe. ZAVY ati kubera iki se? Mu gitondo ntiwagiye kandi nari nakubujije. Niba ari papa na mama urimo gutinya wigira ikibazo ntacyo baraza kukugira mari. Ubu se kubona bari bagiye kukugirira nabi, urumva koko nare kukongera ukagenda? LYiNDA ati ariko wishaka kwirengagiza ukuri ZAVY, ukunda mushiki wawe kandi urabizi ibyanjye nawe rwose ni ibibazo gusa, rero ndeka nigendere. Annette ati none se LYiNDA, niba ZAVY nkunda biteza ibihe bibazo mu rukundo rwanyu? ZAVY ati Anne, niba wemera ko kuba aka kanya umeze neza ari ukubera Kamariza, ndagusabye umbabarire wumve ibintu ngiye kukubwira kandi nukuri umubabarire, kuko nanjye rwose nabyirengagije. Annette ati mbwira nta kibazo. ZAVY yamubwiye ya nkuru yose n'ukuntu nyine yari yazanywe no kumwica, maze aramubwira ati rero Anne, ndabizi ushobora kuba utabifashe neza, ariko nyine kuba atarabikoze kandi aribyo byamuzanye mu rugo byonyine ni ibintu by'agaciro rwose, biha agaciro pe, sibyo? Annette ati mbiha agaciro? Kuki se yabaye mu rugo ntavuge we wanyawe, tukabana tuzi ngo nta babyeyi agira kandi abafite babakire? Kuba utaranyishe ndabigushimiye, ariko ababyeyi bawe ni abagome rwose, ndetse n'ejo bababaje papa wanjye. Urakeka ko ibintu nk'ibyo ngibyo kubyirengagiza byoroshye? Ngenda nicare nuze nibagirwe yuko papa wawe na mama wawe bashatse kunyica. LYiNDA atari ko se ukagira impano ye ko ari bo hari ubwo ari njyewe, kandi rwose nibyo bantumye gukora ntago nabikoze. Annette ati ariko ubwo ububabare bwose nanyuzemo kubera so, uza amarira naraye ndi kurira nifuza gupfa nabibuze kubera ubugome bwa papa wawe watubeshye, ariko ngo mbyirengagize kubera yuko utanyishe. Uwo mutima nawe mfite di, ndumva unaneye n'ubwo ahubwo menya uzanemera yuko bya birozi byari ibyawe. Gusa ariko nta nubwo nanaguma muri iyi modoka rwose urimo. Yagasani. Annette ahita asohoka mu modoka. Ubwo LYiNDA disi yaraturitse aramaze ati ese ubundi kuki ko kubimubwiye wowe? Urakeka biri ari ibintu yakumva ko kakabyihanganira? ZAVY ndeka nigendere n'ubundi ubwo nyine ntago uri uwanjye nta nubwo ndi uwawe. ZAVY ati oya ariko nawe rwose LYiNDA, niyo byaba bimeze gutyo rega bigomba guhinduka, kuko n'Imana irabizi yuko ngiyewe kubaho nagufite rwose byangora. Ubu se kuki nemeye nkirengagiza ukuri kwese wambwiye mu gitondo, nkavuganire kanze ngushake? Ababyeyi banjye ndabakeneye na mushiki wanjye ndamukeneye, ariko nibanga kukubabara rwose ngiyewe ndanabareka kubera yuko ndagukunda. Sinanakemera kukubara rwose kandi ibingibi byose bizarangira maze ngiye nawe tumere neza sheri. LYiNDA ati ZAVY mfite ubwoba pe, iwanyu rwose ntibabimenya bazanyica. ZAVY ati mbere yuko upfa rero ni njye uzabanza gupfa. Ibyo ngibyo byikuremo kandi rwose tugomba gusubirana mu rugo, ngo nta kindi cyabaye kuko baratashye. Ubwo bwarakiye mu gitondo, ari nako kandi amasaha akomeza gucaho. Tugaruka kwa Chris we ari kumwe na ZAVY, barimo baganira. Chris amubwira ati ZAVY, namwe ibyanyu rwose ndumva ari filime. None se watinyutse ko kugarura uwo mukobwa
nyuma yo kumenya icyamuzanye iwanyu. Zavati Kuri, nicujije icyatumye nshaka Liliane, rwose rero sinshaka no kuzicuza icyatumye nanga Kamariza. Yego nyine yari yazanywe n'ibintu bitari byiza, ariko yambwiye ko urukundo rwo arufite. Ubwo nyine ndimo ndibaza ni kuki ubundi ngomba gushyira ibibazo imbere. Ikindi kandi na nubwo yishe Aneti, ahubwo yatugiriye inama turamuvuza arakira. None se koko Kuri, niki cyatuma ndeka Linda wanjye? Erega mani ibibazo nyine biberaho kugira ngo twige nyine bikatwigisha, apana kudutandukanya n'abo dukunda. Chris ati ndumva wararuguyemo bya nyabyo mani, ariko hari ikintu nshaka kuba nakubwira kandi gikomeye, gusa ariko sinzi niba uraza kubyihanganira. Ariko nta kibazo, igihano cyose uraza kumpa ndacyemera, gusa nyine umbabarire ntibizatume nandukana na Aneti. Zavati kunteye ubwoba se mani, ni ikintu wankoreye se cyangwa n'undi wagikoreye ariko bizangiraho ingaruka? Chris ati nyine ni ikintu nagukoreye rwose ndetse cyangije n'ubuzima bwawe. Zavati ngo iki Kuri? Ariko urabizi ko uri inshuti yanjye rero nta kuntu ntakubabarira. Ubwo Chris ariruhutse ati nyine Zavi, mbere y'uko ubana na Liliane twararyamanaga, ndetse wa munsi wasanze ari kuguca inyuma ningiye twari turi kumwe nuko utambonye nyagasani. Zavati ari kuri kunyinisha. Chris ati oya mani, uko nguko niko kuri, kandi wumve ko rwose mbikubwiye bindemereye cyane, ndetse nkeneye yuko wambabarira kuko nkunda mushiki we ntago nifuza kumubura. Ngukunda nukundwe, ngukunda nukundwe. Ubwo Zavi yitonze ati ariko abantu umuntu yizera nimwe bwe mu mutenguha koko Kuri, wowe twiganye segonderi yose twicarana ku ntebe imwe, tukagenda tukanigana university yose tugakomezanya, niwe wankoreye ibyo bintu? Mbese wankoreye bya bindi nyine ngo ndatereta bakarongora? Niko waratinyutse ukora ayo mabi koko na Liliane? Tunabanye ni wanabireka ahubwo ko kubigira umushinga kugeza nubwo mbimenye? Ese ubwo wumvaga yuko kunsenyera urugo hari ikintu bizakumarira? Kubera iki koko mani? Chris ati nyine mu by'ukuri bro, ntago nitaye ku kuba nyine ngiye nawe twari inshuti, ahubwo nakomeje kuyoborwa na Liliane. Ejo bundi rero nibwo nicujije ibintu byose nakoze, gusa nyine ngusabye imbabazi bimvuye ku mutima mani. Umbabarire rwose pe, ndakwinginze kandi ubyumve, umfashe rwose simbora Aneti kubera yuko ndamukunda cyane. Zavati niba warankoze ibyo bintu ntago wazabura no guca inyuma rwose mushiki wanjye bro, kandi aho kugira ngo uzamubabaze rwose kubera ubuhehesi bwawe, wambabaza ngiye rwose inshuro 1000. Rero rwose icyo nakubwira Aneti uhita umwibagirwa nyagasani. Chris ati ariko ndamukunda mani, kandi ntago namubabaza. Basirengagiza ibyo nakoze byose kubera yuko nyine mbikubwiye nkeneye yuko umbabarira. Zavati Kuri, sinari nzi yuko wabimukira kugeza nubwo unsenyera urugo, rero rekana niyigendera ubu ngubu rwose no gutekereza byanzi. Zavubwa yaragiye, Chris asigara aho ngaho ubona yuko byamucanze. Tugarutse kwa muganga, mama Rema yari ari kwa muganga aryamye, ari nako kandi papa Liliane yari ari hafi aho ngaho. Papa Liliane ati uko byamera kose urambwira icyagutunguye di, ku buryo yikubita hasi ngarinda aho nkuzana mu bitaro. Mama Rema ati ndeka wa mugabo we, ubu ngubu rwose ndumva nifuza no kuba napfa nkava muri ino si, kubera yuko ibyo niboneye n'amaso yanjye byatumye numva ngiye gusara pe. Ubundi kuki wakoresheje biriya bintu bya DNA koko? Papa Liliane ati ngewe hari igihe numvise amagambo wavuze nibaza koko niba Kamariza ari umukobwa wacu, hanyuma njya kubikoresha nyine nsanga niwe bya nyabyo. None si igitunguranye ni iki? Mama Rema ati bireke wa mugabo we nabyuze, ni ngewe ubizi. Ubundi ubwo umuganga wabikoze koko yabikoze neza cyangwa yabyitiranyije? Ubwo ibisubizo yaguhaye si iby'abandi? Papa Liliane atari ko suri kubimbariza iki? Mama Rema ati nyine umbabarire kubw'ibi ngibi, ariko Kamariza namuzanye kugira ngo numenye nutuza, kuko wari umaze iminsi umbaza umwana twabyaranye, ariko ntago nari nzi yuko ari we bya nyabyo. Ubundi se byashoboka gute? Njye ntago mbyumva pe,
simbyumva rwose ukuntu ari we twabyaye. Papa Liliane ati mbese wabikoze umbeshya mwabipanze none byabaye ibya nyabyo? Amahirwe ugize nyine nuko ari wa nyawe, naho ubundi nari kurara nkwishe rwose kubera yuko sinari kwihanganira rwose ubwo buhemu bwawe. Ubundi kubera iki kubeshya wabigize igisubizo cya byose? Mama Rema aterega nako nari kubigenza, ahubwo se mana yanjye Kamariza kuko azambabarira koko n'ukuntu namutaye. Papa Liliane ati ibyo ngibyo birakureba, byibuza ngiye muri ino minsi nari mubereye umubyeyi mwiza, ariko wowe waramutaye wongeraho no kumushinja rwose ibya Rehema ko ari washatse kumwica. Ariko ubundi uriya mwana wamutaye utekereza iki? Mama Rehema ati ndeka wa mugabo we, nkaho wamfashije ngo umumbwirire azambabarire unamubwire ko ari twe babyeyi be, urimo kunyishima hejuru. Papa Liliane ati ngiye nkamugusabira imbabazi se nagufashije kumuta? Uzi ko uri kwigira nkaho ngiye bitambabaje? Ubyara umwana umute ku gasozi, na nyuma yaho ntushake kumenya amakuru ye maze akurire mu gasozi, na nyuma y'ibitangaza by'Imana mumenya ashaje nawe akuze kubera wowe. Ubundi gutekereje neza urumva ko utari umubyeyi gito. Mama Rema ati nta kibazo nyita uko ushaka, ariko sinatuza rwose Kamariza atambabariye cyane yuko noneho na Rehema yabuze burundu. Rero sinakitesha umwana wanjye wundi, byibuza mfasha kubera yuko wowe yanakumva cyane ko kuba naramutaye nta ruhare wabigizemo. Papa Liliane ati nyine icyo nzagufasha ndaza kumuguhamagarira nyine mubwira ze umusaba imbabazi, kandi dore gira unatahe ntago wongera kurara hano. Ubwo amasaha yaciyeho tugaruka mu rugo kwa Zavy. Linda yari ari mu cyumba kimaze ubwo muri ako kanya Papa Zavy araza maze arinjira arafungura. Papa Zavy ati niko ko nakwirukanye wagarutse hano kugira uti kuroga rimwe ntabwo bihagije uje no kugerageza bwa kabiri? Linda ati nyine hari imyenda yanjye nibagiwe narinje kuyireba. Papa Zavy ati ariko urambeshyira abona ndi mugenzi wawe? Linda ati rwose mumbabarire, naje rero nabuze aho njya kurara, ariko nta kibazo noneho reka ngende. Papa Zavy ati wabuze aho ujya kurara? Kwa Ruzindana se hari icyo babuze? Linda ubwo agwa mu kantu maze akijijisha ati Ruzindana? Ruzindana se waheye? Papa Zavy ati muko uranzi, ariko nzi igice. Rero uragerageza gukina nanjye cyangwa se kumbeshya, biraza kuba bibi kubera yuko ngiye nanga umuntu umbeshya kandi nanga n'umuntu umenyera. Ndakubaza ikibazo uransubiza yego cyangwa se oya. Ndakubaza ni Ruzindana uramuzi cyangwa ntawuzi? Ubwo Linda ati ntawe nzi, ubundi se namumenya gute? Papa Zavy ati none se kuki akuzi? Kuki se mu nzu ye harimo ifoto ye n'umugore we ndetse nawe? Ko nari nzi ko se atigeze abyara afite umwana yareze, kuki yaba atari uwo mwana yashyize muri iyo foto agashyiramo wowe? Cyangwa ahubwo ni we mwana wabo bareze? Nsubiza kandi wikiha kumbeshya, numbeshya urabizira. Linda atari kongera rwose ibintu uri kumbwira nabyo nzi. Papa Zavy ati nta kuntu waba utabizi, kuko tukubwira ibintu byo kwihorera watwemereye kudufasha, ariko ukibona ifoto y'uriya mugore wa Ruzindana uhita ubyanga. None nibona iyi foto yawe imanitse mu nzu yabo, kandi twanagufatanya ibirozi. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane bigaragaza yuko wigize umuntu utari we, ahubwo wowe urundi wundi. Rero utabona ngo ndi umuganga ngo ugire ngo ngiye buriya n'iperereza sinzi kurikora. Nzi kurikora cyane, rero rwose ndakwinginze mbwiza ukuri nidupfa ubusa wa mukobwa we. Linda ati rero Papa Zavy reka nkubwize ukuri, Ruzindana uriya ubona ni papa wanjye, ndetse rwose n'uriya mugore wabonye nibo babyeyi banjye bandeze. Ntabwo nitwa Kamariza ahubwo nitwa Linda. Papa Zavy aseka mate wazanywe hano no gukora iki sasa? Ababyeyi bawe barifashije ntabwo wakora akazi ko mu rugo, ndetse kandi nizere yuko wasoje no kwiga, none wazanywe n'iki? Linda ati nyine papa yari yanumye kwica Aneti, ariko rwose numva atari byo, numva sinabikora. Papa Zavy atari kurabizi ko papa wawe ari we wakoreye Aneti biriya bintu byose kubera mama wawe yamubeshye? Linda ati yego ndabizi. Papa Zavy ati mama wawe rero yarahemutse cyane, noneho ikintu cyambabaje sasa ejo nagiye iwanyu ngo mbwire papa wawe amakosa ya mama wawe, maze yigira umwere atangira kurira amarira y'ingona. Umugore yashakira hasi no hejuru bituma papa wawe rwose atumva ibyo ndimo ndamubwira,
ahubwo nsohora nabi cyane ku buryo navuye niyemeje kuzamwihoreraho kugeza ku mwana we yareze ari we wowe, nanibagiwe n'abuzukuru be gusa, ariko ku bwawe ibyo ngibyo byose ndabiretse, ariko kuri kondisiyo imwe, sibyo? Linda ati ni ukuri icyo wambwira gukora cyose nagikora, ariko ukababarira uriya muryango wanjye pe. Papa Zavi ati none se Zavi arabizi yuko wiyoberanyije? Linda ati yego arabizi, ejo narabimubwiye. Papa Zavi ati okay, ntabyo yigeze ambwira kubera yuko nyirazi yuko ntabyihanganira, kandi nibyo koko sinshobora kwibagirwa imyaka umwana wanjye Annette yamaze aryamye kubera so na nyoko, ariko kubera wowe watumye duhumuka amaso tukabona yuko akwiye rwose kuvuzwa, kandi koko akaba yaranakize. Ngiye kubabarira umuryango wawe, ndetse kandi na Zavi nibyo yifuza, birumvikana nabababarira kubera yuko umuhungu wanjye nyine agukunda, ariko nyine nkomeje kujya nkubona mu muryango wanjye najya mura nibuka ubugome bwanyu, kubera yuko ngewe rwose niyo nababarira umuntu iyo mubonye impita nibuka ibyo yakoze, nkaba nakicuza impamvu nyine ntamwishyuye. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ni niba ushaka amahoro rwose n'imbabazi zanjye, fata utuntu twawe twose umvire mu rugo, ikindi kandi uve no mu buzima bw'umuhungu wanjye burundu. Nubikora uko nguko kwihorera kwanjye rwose kuraba kurangiye. Nyagasani. Linda atariko ngiye nkunda Zavi kandi urabizi nawe umuhungu wawe nawe arankunda, ntago rwose kuva mu buzima bwe rwose byaba ari ibintu byoroshye. Papa Zavi ati none se ko ntakemera ko mukomeza gukundana? Najye rwose nkubona nkibuka ibintu iwanyu bankoreye bikazarangira mbihoreyeho, kandi rwose mu by'ukuri niba ukeneye amahoro igendere ureke umuhungu wanjye, n'ubundi iyo umuryango umwe wahemukiye undi mwirinda ibyabahuza. Rero rwose Linda we genda, kubera ko nuguma hafi aha ngaha aho nkureba mwese nzabica. Linda atari ko si wagize impuhwe koko, ni ukuri Zavi ndamukunda. Papa Zavi ati nyine ikibazo ni ukuri wo mu muryango w'abagome, nagukwiranye n'umuhungu wanjye, kandi ikindi waje hano uzanywe no kwica Annette umwana wanjye, ubwo nyine nawe ubwe ntago yakwishimira kubona rwose umuntu nkawe abana na musaza we. Rero icyiza ni uko wafata ibyo ukava mu buzima bwacu, kandi ugende burundu nakureba inyuma utanamubwiye ko ariko ugiye kubigenza, ndetse gira vuba nturenze n'iminota 10 utarava aha ngaha. Papa Zavi ahita asohoka Nyagasani no kugira ngo ubone ko ari seriye. Ubwo nta kindi Linda yakoze, Disi yatangiye gusoka amarira, maze atangira kubaza Imana atari ko se Mana kuko unziza iki? Unziza iki koko Mana yanjye? Ubu koko pe nemere ko Zavi atari uwanjye? Ubu ni se kuki watumye mumenya koko niba ruzi yuko ari uko nguko byose bizagenda? Amakosa y'ababyeyi banjye batanambyaye atumye koko mbura Zavi. Ibi ngibi ngomba kubirangiza rwose kubera yuko n'ubundi Imana yaranyanze. Yananyanze kera ituma ababyeyi banjye bambyara bakanjugunya. Rero aho kugira ngo mbeho nafite Zavi ndajya kwiyahura, n'ubundi singiye wa mbere waba wiyahuye. Nyagasani. Ubwo umukobwa yahise afata ibyo byose maze arabibika, ari nakarimo kurira boroga agahinda ari kose. Ubwo ni nako kandi muri salo Annette yari yicaranye na mama we rwose bisa nk'aho ariko atishimyemo, ubona yuko ari ukuntu rwose bitameze neza. Maze ati mama, nizeraga yuko Kamariza ari umuntu mwiza, ariko ejo natunguwe no kumva Zavi ambwira ibyo ngibyo byose maze kukubwira. Mama Zavi ati Kamariza yitwa Linda? N'uwa ruzindana? Bino bintu ko ari ikibazo gikomeye cyane. Umva ko noneho nta kibazo cyabuza rwose abantu kubana, ariko iki ngiki cyo ntago kizasiga rwose Zavi na Kamariza amahoro. Ngiye ntago nakemera yuko umuhungu wanjye rwose bucura bwanjye, umwana wanjye nkunda, abana n'umukobwa ababyeyi be bahemukiye umukobwa wanjye w'imfura. Annette ati ibyo ngibyo nanjye rwose nanayimbitekerezaho, ariko nkavuga nibyibuza twabyirengagize kubera yuko nyine Zavi nawe yarabyirengagije arakomeza aramukunda nka mbere. Mama Zavi aterega uriya mukobwa yaroze Zavi ku buryo nta kosa na rimwe yakora ngo abigireho ikibazo. Niba uyu muhungu wanjye Zavi adatinya gukomeza gukunda umukobwa w'umuryango washatse kwica mushiki we, urumva yaba ari muzima? Njye ntabwo nitaye ku by'inkundo zabo, reka. Papa Zavi araza maze akicara nuko ati ibibazo biragwira koko. Annette ati byagenze gute se kandi papa? Papa Zavi ati ndeka wa mukobwa we Anne, njyewe ubu ngubu rwose mba nanumiwe. Mama Zavi ati nibya Kamariza se kandi? Papa Zavi ati yego. Namwe se murabizi? Mama Zavi ati yewe Annette yabimbwiye ngo nawe ni Zavi nyine wabimubwiye, ahubwo se uri gutekereza nk'uko ndimo gutekereza. Ubwo muri ako kanya Zavi
ahita binjirana maze akahita yicara ntiyavuga. Nuko mama akamubaza ati mwana wanjye ni amahoro? Zava ati ndeka mama, njyewe ubu ngubu ndimo ndibaza igituma tugira inshuti akaba ari nazo zitubabaza. Chris mu buzima bwanjye kuva naba harambabaje. Anita ati kandi se Chris yakoze iki? Zava ati bireke Ane, byibuza akanceceke kubera yuko aragukunda. Sinshaka yuko mutandukana kubera yuko nawe byakubabaza. Papa Zavi atari koko numva urugo rwuzuyemo ibibazo gusa. None se Zavi, kuki wamenye kuri ya mukobwa mukundana ari wundi ntumbwire? Ubu ngubu twamaze kumenya yuko yitwa LYiNDA ari uwa Ruzindana. Zava ati ndizera ko niba wumvise ibye byose wasanze nyine nta kibi yakoze, ahubwo yakoze ibyiza gusa. Ese rwose mu byabaye nta cyatuma urukundo mukunda ruhagarara. Mama Zava ati ngwiki, hari kumenya bya birozi bye koko bikora neza we. Papa Zava tereka mureke nawe arabizi ko ari kwikinira ko se yaba akomeje. Ubwo muri ako kanya Liliane, mayiga mwise Liliane noneho ni duhora zamvuna, yahise yinjira maze agiye gukomeza ngo agende. Aneta ahita amubwira ati Liliane, singushaka muri iyi nzu rwose, iki nicyo gihe ngo ugende rwose umve mu maso. Liliane ati nakoze iki se kandi? Aneta ati ndabizi ko nijoro ari we wohereje abantu ngo bafate Kamariza ku ngufu. Liliane ati Kamariza cyangwa LYiNDA? Gusa ariko wanibeshye kubera yuko ntacyo dupfa ku buryo nyine nakora ikintu nk'icyo ngicyo, na cyane ko ari ibyishimo bya Zavi kandi mba nifuza yuko ahora yishimye. Aneti atariko ntukigire umuntu mwiza kandi uzi uwo uriwe. Ubundi urarushywa n'iki ko Zavi n'ubundi waje gushaka utazamubona? Ahubwo utanarenga aho ngaho, reka mpite nkuzanira ibyawe byose ugenda uva ngaha ujye kwa so na nyoko. Aneti atajya mu cyumba ajya kumuzanira ibye byose. Ubwo Liliane ati ese buriya Aneti ntari gushaka kunyiyenzaho? Zava ati oya niko bimeze, ugomba kuva hano ugasubira iwanyu kubera yuko njyewe sineze gusubirana nawe urabizi. Papa Zava ati uyu munsi ni wo kwigiza hirya abantu babi bose, kuko abatubabaza n'abatwiyoberanyaho mwese twarabarambiwe. Niba Kamariza adakwiye Zavi, ntutekereze ko we rwose muzigira musubirana. Liliane atari ku bundi abantu mutababarira mugira imitima imeze gute? Niba ibintu byarabaye kera nkaba maze amezi mbasaba imbabazi, mukaba mukinuka gutyo ngo nababaje umuhungu wanyu, ubwo murakeka mwebwe mukoze icyaha Imana yabababarira? Erega kuba naraciye inyuma Zavi si uko nyine ntamukundaga, ahubwo nyine baranshutse. Zava ati inde wagushutse? Liliane ati ni Chris wanshutse. Nyagasani ubwo Aneti mukuza yarabyumvishe, nuko atereka ibintu hasi ahita amubaza ati Liliane, ibyo numvise nibyo cyangwa ndumviranye? Liliane ati wumvise neza rwose, ndavuze ngo Chris niwe wanshutse atuma nca inyuma Zavi, ndetse kandi niwe twanabikoze, ariko wirirwa unshyiraho amakosa njye nyine nka inshuti yawe itabirimo. Niko Zavi, Aneti mushiki wawe mubwire ko yemeye Chris yibeshye. Nari narabimubwiye yuko uriya musore n'umuhehesi arabihakana, kandi nyine ariko kuri nyine ariko bimeze. Uriya Chris mubona ni umuhehesi ruharwa, ni nawe watumye urugo rwanjye rusenyuka. Ubwo Aneti aturabeshya ahubwo ni ishyari wagize. Zavi yitonze cyane ati ane nibyo, ntabwo Liliane ari kubeshya, yanciye inyuma kuri Chris rwose, ndetse banabitangiye tutarabana, ariko ibyo ngibyo nibigukange kubera yuko ndabizi ko ubu ngubu uriya musore rwose Chris agukunda. Aneta atarankunda akaba atarambwiye ko yakoze ibintu nk'ibyo, nawe ntiwabimbwire rega, ahubwo utuma nkundana n'umuntu kuko wagusenyeye urugo. Gusa shanda babaye. Aneta ahita agenda. Papa Zava abwira Liliane ati nuko urakoze muko, ngaho ufata utwawe ugende. Ubwo LYiNDA nawe yazanye n'ibye byose ari kubona yuko yarize cyane binakabije. Nuko Zava ati none se sheri wowe kandi ugiye ko umuntu ufashe ibyawe? Papa Zava ati twavuganye yuko agomba kugenda akava mu buzima bwawe. Zava ati ariko ntukavuga ibintu ngibyo papa. We Liliane banza ugende kandi rwose siga izo mfunguzo z'inzu yanjye. Ubwo Liliane yamuhereje koko imfunguzo z'inzu ye maze afata ibye byose aragenda. Papa Zava ati niko Kamari, niwe ukurikiye nawe genda. Zavi atari ko se aragenda ajye hehe? Ibyabaye byarabaye kandi nta kintu cyabihindura papa. None se uramwirukana kugira ngo bigende gute? Erega kandi wibuke yuko mukunda. Rero kuba wavuga ngo agenda ajye kure yanjye ni ikintu nashobora kuba nakwihanganira kubera yuko binabaye ngombwa namukurikira. Mama Zava ati ese waba uzi yuko twese yaturoza ariko ibirozi byose bigafata wowe? Niba uzi ubugome bwa se na nyina, ukaba uzi yuko yaje anazanywe no kwica mushiki wawe,
ariko bavuga ngo ajye kuruka buri kwisaza. Urumva udafite ikibazo mu mutwe? Erega ntabwo ari twebwe tutakishimira ko uhorana n'umuntu ukunda, gusa ariko abantu babibo ntabwo dukeneye mu buzima bwacu. Papa Zavi ati Kamariza byose arabizi, twabiganiriyeho, nagende. Ibyo kwihorera rwose nagenda ndabireka, mubabarire n'umuryango we, ariko nyine ajya atazongera kubonana na Zavi. Ariko naguma hano azirengera ibizamubaho byose. Ubwo Zavi ati papa, Kamariza araguma hano, kandi nuzaramuka ugize ikintu mukora, njye nawe tuzahita tuba abanza uzanyibagirwe nk'umwana wawe. Byibuze kuba netariho mubikesha Kamariza ariko mushaka kumwirukana. Papa Zavi ati uranzi neza ntabwo njya nkunda kwivuguriza wa mwana we, kandi icyo navuze ndagikora. Rero niba akunda ubuzima bwe nabe nagende, niba ari umugore uzashaka undi. Zavi ati ntago agenda papa. Nyagasani. Ubwo Linda yoroshyemo maze ati oya Zavi, ngomba kugenda, kubera yuko nyine Imana iyo ize kubidushyigikiye ntabwo ibingibi byari kuba. Gusa ariko nyine kuba ibingibi biri kutubaho, reka nigendere nyine, byibuze bivuze yuko nyine Imana itabishyigikiye. Ikindi kandi nshaka kubikorera, byibuze ababyeyi banjye baraza kubabarirwa ibyo bakoze, ndetse kandi nawe ubwo ngo nyine uzashaka undi mugore mwiza papa wawe nyine azajya areba akishimira, apana njye yareba rwose akambonamo umugome. Zavi ati ibyo bitekerezo bireke rwose Kamari, kuko njye nawe ntabwo tugomba gutandukana, kandi nugenda turajyana. Papa Zavi ati Zavi, wowe uzahora uri umwana imbere yanjye, niyo mpamvu ugomba kwemera umwanzuro wanjye wose, cyane cyane none iyo ndimo ndaguhitiramo ibyiza by'urukundo rwaguhumye amaso. Rero reka umukobwa agende, kubera yuko ntabwo nifuza kongera kubabonana. Zavi ati ngaho reka basagume hano, njye nigira iwanjye. Papa Zavi ati oya, uzaguma hano kugeza ushatse undi mugore wa musore we. Zavi yafashe imfunguzo azihereza Kamariza aramubwira ati okay Kamari, ngaho genda iwanjye aba ariho uba, nzajya nza bariho nkusanga. Papa Zavi ati ariko se kuki ukunda imikino Zavi? Ibyo ndimo ndakubwira uri kubyumva ubwo? Zavi ati papa, nagushaka kutubonana kandi wanzi yuko ngenda, ngo agume hano basi ntarebe nyine najye mu nzu yanjye, njyewe nzajya mamusanga. Kamari genda rata. Ubwo Linda agiye kugenda, Papa Zavi ahita amubwira ati ndakumenyesha ko urarenga ku byo twavuganye. Ejo ntabwo uzarokoka ibyo nzagukorera wa mukobwa, kubera yuko uzapfa wumva. Kuba nemeye kukubabarira n'ababyeyi bawe, si uko nananiwe kuba nabakorera ubugome. Rero uraramuka urenze ku byo nakubwiye nzakwica, kandi njye ndindi ijambo ryanjye ndi umugabo, ndetse kandi ninkwicana n'umuntu uzabimenya. Ubwo Zavi ati papa, wambabariye ukareka kuko kuvuga ibyo bintu. Papa Zavi wari warakaye ati niko kuri n'ibyo, kandi nta nubwo nivuguruza. Arajya mu nzu yawe anitegura gupfa. Ubwo Linda ati niba koko Imana ishyigikira abantu bakundana, nta kizatuma mpfa, kandi nunyica ntuzigera ubona amahoro. Zavi ndagiye mu nzu yawe rata. Nyagasani Linda itagenda. Mama Zavi ati ariko Zavi, ubuntu utararozwe? Zavi ati mama ntago ngiye narozwe, ariko nabyo ntaribi nzabyemera kubwe. Ahita agenda. Mama Zavi ati ariko ibi ni ikibaho? Papa Zavi ati biriya bazi yuko nyine ndimo ndakina. Mu by'ukuri biriya bintu byabaye byarambabaje, nuko navuze ni nyine uriya mukobwa n'umwana mwiza, reka mbareke nyine kubwe. Ndavugana ariko ntacyo, reka ajye kure ya Zavi. None byose arabyirengagije, ntazi yuko njye ibyo navuze mbishyira mu bikorwa. Ejo rwose bitarenze njye nzamwica, kandi nzamwica namukozeho. Kandi ikindi, nta muntu n'umwe nzakoresha, ninjye ubwanjye uzabyikorera, nzamwiyicira. Nyagasani. Ubwo Mama Zavi yariruhukije ati ndumva ngizemo ubwoba pe, kwica umuntu ni icyaha Imana rwose itajya ibabarira n'amategeko, agihanisha gufungwa burundu. Rero mugabo wanjye, ikiza nuko watuza. Ubwo nyine mu bigaragara ntabwo bashaka gutandukana. Papa Zavi ati nta cyahamagarika, ngomba kumwica. Nyagasani, Papa Zavi se kuko araza kwica umukobwa wacu? Uratekereza biri bugende gute, cyangwa wifuza ko bigenda bite mu cyo gikurikira? Andika igitekerezo cyawe muri comment tubwire ukuntu byumva, cyangwa se wifuza ko bizagenda ubutaha. Njye mukomeza kubana kuri mikoro umunsi ku munsi. Ntitwa Samu, urabizi ko mbakunda cyane. Niba uri mushyano kandi ari ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye, ntugende udakanze kuri buto ya subscribe. Don't forget to subscribe. I love you all guys. Thank you.